Umunsi wa 33. Imikorere y'abagaragu nyakuri. Ushaka kuba ukomeye agomba kuba umugaragu w'abandi. Mariko igice cya 10 umurongo wa 43. Uzamenya icyo bari cyo n'ibitegereza ibyo bakora. Matayo igice cya 7 umurongo wa 16. Uburyo bwo gukorera Imana no gukorera abandi. Isi yo ivuga ko gukomera ari ukugira ubutware, ubutunzi, kumenyekana n'umwanya wo hejuru. Iyo ushobora gutegeka abandi bakagukorera ubwo uba wabishyikiriye. Muri iki gihe cyacu kigendera ku muco wa jewe, kwitwara nk'umugaragu w'abandi ntabwo ari inyigisho ishishikaza rubanda. Ariko Yesu we yavuze ko gukomera bigaragarira mu byo ukorera abandi kuruta umwanya ufite. Imana ipima gukomera kwawe ireba umubare w'abantu ufitiye akamaro kuruta kureba umubare bagukorera. Ibi bitandukanye cyane n'uburyo bw'isi bwo kumva gukomera k'uburyo bitugora kubisobanukirwa ndetse bikarushaho kutugora iyo uvuze kubishyira mu bikorwa. Abigishwa ba Yesu bigeze kujya impaka bibaza umukuru muri wo uwo ari we. None imyaka 2000 nyuma yaho abayobozi ba Gikristo baracyarwanira imyanya no kujya hejuru mu itorero, mu madini no mu miryango ya Gikristo. Ibitabo ibihumbi n'ibihumbi byaranditswe ku buyobozi, ariko hari bike cyane byanditswe ku kuba umugaragu w'abandi. Abantu bose bashaka kuba abayobozi, ntawe ushaka kuba umugaragu. Buri wese yahitamo kwambara inyenyeri ari generali kuruta kuba umusirikare usanzwe. Abakristo iyo biswe ko bikosoye bashaka kuba abayobozi b'abagaragu, ariko batabaye abagaragu gusa. Ariko gusa na Yesu ni kuba umugaragu, niryo zina yiyise. Nubwo kumenya imiterere yawe ari ngombwa ngo ushobore gukorera Imana, kugira umutima w'umugaragu bigira umumaro kurutaho. Ujye uhora wibuka ko Imana yakubumbiye gukorera abandi, ntabwo yakubumbiye kwirebaho. Nutagira umutima w'umugaragu, uzagira ikigeragezo cyo gushaka gukoresha impano zawe kubw'inyungu zawe bwite. Uzagira ndetse n'igishuko cyo gushaka kuzitwaza nk'impamvu yo kudakora imirimo imwe n'imwe. Rimwe na rimwe Imana igerageza umutima wacu, iduha gukora imirimo itandukanye n'impano zacu. Iyo ubonye umuntu aguye mu mwobo, Imana ishaka kumufasha kuvamo kuruta kutangira kwitwaza ngo ibi si ibyanjye kuko ntafite impano yo gutabara cyangwa yo gufasha. Nubwo ushobora kuba udafite impano yo gukora umurimo uyu n'uyu, Imana ishobora kuguhamagarira kuwukora iyo ntawe ufite iyo mpano uhari. Umurimo wawe w'ibanze uzabaho imiterere yawe kwerekeza, ariko umurimo wawe w'inyongera uzabaho ukenewe hose mu gihe runaka. Imiterere yawe yerekana umurimo waremewe, ariko kugira umutima wa kigaragu nibyo byerekana ikigero cyo gukura kwawe. Ntabwo bisaba impano runaka yihariye cyangwa ubuhanga ngo ushobore gusigara nyuma y'amateraniro usukura aho mwateraniye cyangwa uterura intebe. Buri wese ashobora kuba umugaragu, icyo bisaba ni umutima ubikunze. Umuntu ashobora gukora mu itorero ubuzima bwe bwose ariko atari umugaragu. Ugomba kugira umutima w'umugaragu. Wamenya ute rero ko ufite umutima w'umugaragu? Yesu yaravuze ngo uzamenya icyo bari cyo n'ibitegereza ibyo bakora. Abagaragu nyakuri bahora bari hafi biteguye gukorera abandi. Abagaragu ntabwo buzuza amasaha yabo n'ibindi bintu byatuma bataboneka mu gukorera abandi. Bahora biteguye kwitaba iyo babahamagaye ngo bakorere abandi. Nkuko abasirikare bahora biteguye, n'abagaragu nabo bagombye guhora biteguye. Umusirikare uri ku kazi yirinda kwivanga mu by'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo ashobore kunezeza uwamwandikiye ubusirikare. Niba ukorera abandi iyo wumva bitakubangamiye gusa, ubwo ntabwo ufite umutima w'umugaragu. Abagaragu nyakuri bakora ibyo basabwa kabone niyo bibabangamiye. Ese uhora witeguye gukorera Imana igihe cyose yagukenera? Ishobora guhindura imigambi yawe ntibigutere kwitotomba. Iyo uri umugaragu ntabwo uhitiramo aho uzakora n'igihe uzagirayo. Kuba umugaragu bivuga guhara uburenganzira bwo kwikorera gahunda y'ubuzima, ukemerera Imana guhindura ibyo ukora igihe ishakiye. Nuhora wibutsa uko utangiye umunsi mushya kuri umugaragu w'Imana, ibikurogoya ntibizongera kugutera umujinya ukundi, kuko gahunda yawe y'ukuri izabigizwe n'ibyo Imana izajya ihitamo kuzana. Abagaragu babona ibibarogoya nk'uburyo bushya Imana ibibahaye bwo kuyikorera, bityo bakishimira uwo mwanya bahawe ngo bitoze gukorera abandi. Abagaragu nyakuri bita ku bukene bw'abandi. Abagaragu bahora bagenzura uburyo bwose babona ngo bafashe abandi. Iyo babonye ikintu gikenewe bihutira gushaka uburyo bwo gufasha, nk'uko Bibiliya ibitegeka ngo uko tubonye uburyo tugirire bose neza, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Iyo Imana ishyize imbere yawe umuntu ufite ikibazo, ubwo ibiguhaye uburyo bwo gukura mu kuba umugaragu. Ubone neza ko Imana ivuga ko ubukene bw'abo mu nzu y'abizera ugomba guhabwa umwanya wa mbere aho kubushyira ku murongo wa nyuma w'urutonde rwawe ry'ibyo ugomba gukora. Kenshi duhusha ibihe byo kugirira neza abandi kubera kutabyitaho cyangwa kutihutira gukora ibyo umutima wacu tubwira. Ibihe byo gukorera abandi ntabwo bikunze kuramba, bihita vuba kandi kenshi ntibigaruke. Nubona uburyo bwo kugirira umuntu neza, ujye wihutira kubikora. Ntukarerege mugenzi wawe umurindiriza ejo niba ufite ubushobozi bwo kumufasha uyu munsi. John Wesley yari umukozi w'Imana w'igitangaza. Intego ye yaravugaga ngo jya ukora ibyiza ushobora gukora byose, ukoresha uburyo bushoboka bwose, aho bishoboka hose, ibihe bishoboka byose, ku bantu bashoboka bose, uko uzaba ushoboye kose.
Ibyo ni byo byo gukomera nyakuri. Ushobora kubitangira ureba uturimo dusuzuguritse tudafite umuntu n'umwe utwitaho, ugakora utwo turimo nk'aho ari imirimo ikomeye kuko Imana iba irimo kubireba. Abagaragu nyakuri bakoresha neza ibyo bafite. Abagaragu ntabwo bishakira impamvu zo kudatabara ngo barazike ibintu cyangwa bategereze ibihe byiza. Abagaragu ntabwo bigera bavuga ngo umwe muri iyi minsi cyangwa ngo igihe gikwiye nikigera. Bakora ibyo bagomba gukora batarindiriye icyo ari cyo cyose. Bibiliya iravuga ngo nuhora utegereje ibihe byiza ntacyo uzigera ugeraho. Icyo Imana igushakaho ni uko ukora ibyo ushobora gukora, ukoresha ibyo ufite aho waba uri hose. Umurimo kabone niyo waba udakoze byuzuye uruta guhora mu migambi myiza idasohoza. Impamvu abantu bamwe batagira icyo bakorera abandi ni uko bahorana ubwoba ko badafite ubushobozi buhagije bwo gufasha. Abo baba baremeye ikinyoma kivuga ko gukorera Imana ari iby'abantu bagaragara cyane. Hari amatorero yashyize icyo kinyoma imbere, ashyira hejuru gukora neza by'agahebuzo, bityo abantu bafite ubushobozi buciriritse bagashidikanya kugira icyo bakora. Wenda waba barigeze kumva aho bavuga ngo niba udashobora kubikora neza by'agahebuzo we kwirirwa ubigerageza. Mu by'ukuri Yesu ntabwo yigeze akoresha bene ayo magambo. Ubundi tuvugishije ukuri, buri kintu cyose dukoze ubwa mbere tugikora nabi. Uko niko twese twiga. Iwacu mu itorero rya Sadubak tugendera ku ihame twise byiza muri rusange. Ibyo bisobanurwa ngo si ngombwa ko ibintu biba nta makemwa ngo Imana ibikoreshe kandi bihe umugisha. Twahitamo guha umwanya abantu basanzwe ibihumbi bagakorera itorero kuruta kugira itorero nta makemwa rigizwe n'abantu b'ibihangange bake. Abagaragu bakora buri murimo n'ubwitange bwose. Ibyo bakoze byose abagaragu nyakuri babikora babikuye ku mutima. Uko umurimo ungana si byo by'ingenzi. Icyo bareba ni ukwibaza ngo ese uyu murimo ugomba gukorwa. Nta na rimwe uzigera ugera ku kigero mu buzima aho gukora uturimo duto biba bitakigukwiye. Nta na rimwe Imana izigera igusonera gukora ibintu bisanzwe. Ni kimwe mu nyigisho z'ifatizo zo kukuremamo umutima ukwiye. Bibiliya iravuga ngo niba wibwira ko ukomeye ku buryo utafasha undi mu bibazo, uba wibeshya. Ubundi ntacyo uri cyo. Mu tuntu duto niho dukurira tugasa na Kristo. Yesu yakundaga kugaragara akora imirimo iciriritse ubundi abandi basuzugura. Koza ibirenge, gufasha abana, gutegura amafunguro, gufasha ababembe. Nta murimo n'umwe yumvaga arenze kuko yivugiraga ko icyamuzanye ari ugukorera abandi. Ntabwo ibyo yabikoraga ashinyirije kuko kubangamira gukomera kwe, ahubwo nibyo byamugira gukomeye, kandi yifuza ko dutera ikirenge mu cye. Gukora uturimo duto kenshi byerekana umutima wagutse. Umutima wawe w'umugaragu ugaragarira mu dukorwa duto abandi badatekereza gukora, nk'igihe Pawulo yatoraguraga inkwi zo kota igihe bari barohamye mu nyanja. Nawe yari ananiwe nk'abandi bose, ariko yitangira gukora ibyo buri wese yari akeneye. Nta murimo n'umwe uzumva ugusuzuguje iyo ufite umutima w'umugaragu. Uburyo bwiza bwo gukora kenshi buza bwihishe mu turimo duto. Utuntu duto mu buzima kenshi niko tuvamo ibintu binini. Ntugahora ushakisha ibintu bikomeye wakorera Imana. Ukora ibyo ubona ari bito, Imana izakugenera ibyo wumva bikwiriye. Mbere yo gushaka ibikomeye, ubanze wimenyereze gukora ibisanzwe. Haboneka abantu benshi bashaka gukorera Imana ibintu bikomeye, ariko bashaka gukora uturimo duto bahora ari imbarwa. Umuhanda ujyana ku buyobozi ubyiganirwamo na benshi, ariko ikibuga cy'abashaka kuba abagaragu cyo ni Kigali. Rimwe na rimwe ukora ibikuzamura bikwegereza abakomeye mu buyobozi, ubundi ugakora ibigucisha bugufi mu bantu boroheje bari mu bukene. Aho waba ukora hose uzagira umutima w'umugaragu n'ibimenyereza gukora ibikenewe byose. Abagaragu nyakuri baba indahemuka mu mirimo yabo. Abagaragu barangiza neza imirimo batangiye, bagasohoza neza inshingano zabo, bakubahiriza amasezerano kandi bagasohoza neza ibyo bitangiye. Ntabwo basiga umurimo hagati kandi ntibadohoka niyo bahura n'urucantege. Bahora ari abiringirwa kandi bakaba bajya mu bwambi. Kuba umwiringirwa ni ingeso zitaboneka kuri benshi. Abantu benshi ntibazi agaciro k'ubwitange. Benshi batanga amasezerano batabishyizeho umutima, bakayica nta mususu iyo bahuye n'akabazo ako ariko kose, kandi ntibatere isoni cyangwa ikimwaro. Buri cyumweru hari amatorero menshi cyangwa imiryango bigomba gushakisha uburyo bwo gusimbura kuko abakorerabushake baje batiteguye cyangwa bataje, ubundi ntibanirushye bamenyesha ko batazaboneka. Ese abandi bashobora kukwizera? Ese hari amasezerano watanze ukeneye kubahiriza? Ese hari indahiro wakoze ukeneye gusohoza, cyangwa se hari ubwitange wasezeranije ugomba gutunganya? Icyo ni igipimo. Aho niho Imana ipimira ubudahemuka bwawe. Nutsinda iryo geragezwa uzabarwa mu bandi biringirwa: Abrahamu, Mose, Samweli, Dawidi, Danieli, Timoteyo na Pawulo, abantu Imana yahamije nk'abagaragu b'Imana babiringirwa. Ikirutaho, Imana yasezeranije kuzahemba ubudahemuka bwawe nugera mu buzima bw'iteka. Tekereza kuzumva umunsi umwe Imana ikubwira ngo nuko mugaragu mwiza kandi ukiranuka. Wakiranutse mu bike, none nzakwegurira byinshi. Nuko injira mu munezero twishimane.
Tukivuga kuri ibyo, reka nkongerereho ko abagaragu b'Imana batajya bagira ikiruhuko cy'izabukuru. Bakora biringirwa igihe cyose baba bagihumeka. Ushobora gufata ikiruhuko cy'izabukuru mu mirimo ukora, ariko ntuzigera ujya mu kiruhuko kubyerekeye gukorera Imana. Abagaragu nyakuri bakora baciye bugufi. Abagaragu ntabwo bishyira hejuru cyangwa ngo bashake kugaragara. Aho gukorera kumenyekana cyangwa kwambarira kwiyerekana, bakenyera kwicisha bugufi kugira ngo bakorere abandi. Iyo bamenyekanye kubera imirimo yabo, babyakirana guca bugufi, ariko ntibareka icyubahiro kibarangaza ngo kibakure mu murimo wabo. Hari aho Pawulo avuga umurimo ugaragara inyuma nk'ukozwe mu mwuka, ariko mu by'ukuri ari ukwishushanya gusa, bikaba ari ibintu bikorewe kugaragara no kwiyerekana. Ibyo yabyise gukorera ijisho. Umurimo ukora kugira ngo abantu bakubone, ngo bamenye ko uri umunyamwuka. Icyo nicyo cyari icyaha cy'abafarisayo. Gufasha abandi, gutanga ndetse no gusenga bari barabihinduye nk'ikinamico yo kugira ngo abantu bababone. Yesu yangaga bene iyo myitwarire, kandi yasize aburiye agira ati, nimukora ibyiza ntimukabikorere kugaragara, kuko nimugira mutyo ntimuzabona ingororano ya so uri mu ijuru. Kwigaragaza no kuba umugaragu ntabwo bivangwa. Abagaragu nyakuri ntabwo bakorera kwemerwa no gushimwa n'abantu, baberaho gushimwa n'umwe gusa. Nk'uko Pawulo yabivuze, iyo mba nkishaka kunezeza abantu, sinaba nkiri umugaragu wa Kristo. Ntabwo uzasanga abagaragu benshi bicaye bota izuba ryo kumenyekana, ubundi uko bishoboka bene aho bo barahahunga. Banezerwa no gukorera mu mutuzo kure y'amaso y'abantu. Yozefu ni urugero rwiza rw'ibyo. Ntabwo yigeze agerageza kwiyamamaza, ahubwo yakoreraga shebuja Potifari yicishije bugufi. Nyuma akorera umukuru wa gereza yari afungiyemo, nyuma akorera umugaragu wari ushinzwe imigati ya Farawo n'uwari ushinzwe vino ye, kandi iyo myitwarire Imana yayimuhereye umugisha. Ubwo Farawo yari amuzamuye akamushyira hejuru, Yozefu yakomeje kugendana uwo mutima w'umugaragu, kabone n'imbere ya bene se bari baramugambaniye. Ikibabaje ni uko hari abayobozi benshi batangirana umutima w'umugaragu bakarangiza barahindutse ibihangange. Iyo bageze aho bararikira guhora bagaragara, bakibagirwa ko iyo amatara ahora agutunze mu maso bigeraho bikagutera ubuhumyi. Ushobora kuba urimo gukorera Imana ahantu hato hadatuma ugaragara cyane, ukumva nta wibuka kubaho cyangwa ngo aba kwitayeho. Umva neza, Imana yagushyize aho uri kubera impamvu. Izi n'umusatsi wose wo ku mutwe wawe, kuko wose yawubaze, kandi yo iza aho ubarizwa. Guma aho yagushyize kugeza igihe izahitiramo kuhagukura, kandi igihe izashaka ko ujya ahandi izabikumenyesha. Umurimo ukora ufite agaciro mu bwami bw'Imana. Ubwo Kristo azerekanwa, namwe muzerekanwa uko muri by'ukuri muri mu bwiza. Igihe mugitegereje, mwishimire guca bugufi. Muri Amerika hari inzu zigera kuri 750 zitangaza amazina y'ibihangange ku isi. Hari ibitabo birenga 450 bya ninde uvugwa muri iki gihe, ariko ntabwo uzasanga amazina menshi y'abagaragu nyakuri muri bene izo nzu cyangwa bene ibyo bitabo. Kumenyekana ntacyo bibwira abagaragu nyakuri, kuko bo baba bazi gutandukanya kumenyekana no kugira agaciro. Hari ibice byinshi by'umubiri wawe bigaragara cyane, nyamara bishobora kuvaho ntibigire icyo bigutwara. Ibice by'ingenzi by'umubiri wawe ni ibihishe bitagaragara. No ku mubiri wa Kristo niko bimeze. Kenshi imirimo ifite akamaro kanini nitagaragara. Mu ijuru Imana izahimba benshi mu bagaragu bayo bakoze batagaragara kandi batazwi, abantu tutigeze twumva bavuga mu isi, abantu bitangiye kwigisha abana bafite ibibazo byo mu mutwe, abakoresheje igihe cyabo basukura abageze mu zabukuru batakimenya kwiyitaho, abitaye ku barwayi ba sida, n'abandi bazaba barakoze mu buryo bwinshi butagaragara. Ubwo umaze kumenya ibi ngibi, ntucike intege nubona imirimo yawe itaboneka cyane cyangwa abantu ntibibuke ko unayikora. Ukomeze ukorera Imana gusa. Mwirundumurire mu gukora imirimo y'umwami, mwizera mudashidikanya ko imirimo yanyu n'imihati yanyu kubwe itazapfa ubusa. N'akarimo gato ntabwo Imana ikirengagiza, kandi byose izabiguhembera. Ujye wibuka aya magambo ya Yesu ngo, kandi uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: nkorera Imana iyo nkorera abandi. Umurongo wo gufata mu mutwe: uzanywesha umwe muri aba bato ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Matayo igice cya 10 umurongo wa 42. Ikibazo cyo gutekerezaho: ni ikihe muri biriya bitandatu biranga umugaragu nyakuri kingora?